tuje imbere yawe. Shuti abadukurikiye abari mu gihugu cyacu twongeye kubaha ikaze. N'ubundi ni Harerimana Werarisi kubanga bujyuma turi kumwe na Libera Pro, kandi dushima Imana ko ari kubikora neza. Imana nishimwe ntabwo icyubahiro. Dushima Imana ko iturinze, kabirinze abavyeyi badukurikiye, kabirinze abagabo, kabirinze abakobwa. Imana nishimwe. Dushima Imana ko ndetse n'abadiaspora mudukurikira muri mu bigo aho muri Imana baye batuje, namwe ko Imana barinze. Bujya nubona umunsi urangiye uri amahoro, ujye ushima Imana, kandi ujye wumva ukomeye uri muri Kristo Yesu. Ujye wumva ukomeye kuko hari ibintu byinshi bujya biguhiga, ibyo utabonesha amaso nibyo byinshi kubyo ubona cyangwa se kubyo wumva. Rero ujye ushima Imana ko Imana ikwimanye, ko Imana ikurinze. Bene data, iyo umunsi ushize ushirana n'ibyawe. Umunsi iyo urangiye bujya hari ibyo ujyanye, ujyana abantu, ukajyana amatungo, ukajyana ibintu byinshi bikagenda. Nubona Imana ikurindiye ku munsi, ukabona umunsi urawurangije uri amahoro udapfuye, ujye umenya ngo Imana ikurindirije umunsi w'amashimwe. Mbwira umuntu wese ari wagera ku munsi w'amashimwe, mbwire ko hari umunsi Imana yateguye ku buzima bwe, kandi nta muntu uzawukuraho. Kereka wowe nukora amakosa ukava kuri Kristo, ariko nuba uri kumwe na Kristo, umunsi w'amashimwe Imana ikurindirije uzawugeraho mu izina rya Yesu. Imana nishimwe. Tugiye gutangira dusenga Imana, hanyuma kandi tudaririmba indirimbo ziri kuva mu ijuru zirimo zimanuka. Imana ndumva indirimbo nyinshi umwuka w'Imana duhaye muri kano kanya tugiye kuririmbira abantu badukurikiye, ndetse n'abazumva gusengarwa. Ndazi neza ko muzahabwa umugisha. Dushimira abantu bakora subscribe, abantu bakora share, mwese ndavuze ngo Imana ibahe umugisha, kandi abantu batugira inama comment, mwese ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Mana, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Twicaye muri kano kanya kugira ngo Mwami dukoreshe tube ibikoresho byawe bishimwa nawe. Umuntu wese udukurikiranye hano kuri gusengarwa, umubyeyi, umukobwa, umusore, uzatwumva wese uzumvira ijambo ryawe azahemburwe n'iri jambo, uzumva izi ndirimbo azahemburwe nazo. Reka umwuka w'Imana ganze kandi ategeke muri byose. Icyo twirukanye ni imigambi ya shitani. Reka buri muntu wese umuruhure, uvure buri muntu wese ibikomere, amateka ahinduke. Turasenze ngo ubwiza bw'Imana buganze, igitinyiro cy'Imana kibe kuri buri muntu wese. Duhagaritse imigambi ya shitani, duhagaritse imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo Mwami ushyike buri muntu wese mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Nushaka urarika umuntu mubwire ngo kurikira gusengarwa muri kano kanya, kandi nzi neza ko uhabwa umugisha n'Uwiteka. Ntabwo nabura kubabwaho kandi uyu munsi ariko wa kabiri ejo dufite amateraniro akomeye. Ejo dufite amateraniro, ni kiba ari igiterane mu Rukiri. Turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, abahanzi, abaririmbyi, abavugabutumwa batandukanye. Dizira cyahari, Fred aracyahari, turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi batandukanye n'abandi nababwiye. Turi kumwe na Korali Jovanesi izaba ihari iri mu guhimbaza. Rero ndakuraritse nguze no mu materaniro nta kibazo, dufashwe, kandi nzi neza ko hari icyo Imana yagukorera. Kwaba rwishi ukareba ukabona nazira, nubwo urugamba kwaba rwishi ukareba ukabona nazira, shikama humura, uri kumwe n'Imana
urashinganye komera shikama humura uri kumwe n'Imana urashinganye Mana wizeye ninyembaraga Mana wizeye n'umutabazi Mana wizeye ninyembaraga Mana wizeye n'umutabazi nubwo wakirebuka mona wareba imiryango ukabona ntacyo yagufasha komera shikama Imana wizeye iri kumwe nawe Imana wizeye izakurwanirira Imana ishimwe Hallelujah. Wiyambaza abantu ntacyo bakumariye wiyambaza abavandimwe bakuraho telefone ugishije inama abona ntacyo umaze nagira ngo nkurangire umunyamaboko kurangira Imana data Imana itarobanura iruhura abarushye ntirobanura nagira ngo nkubwire ko Imana wizeye ari inyembaraga Imana wizeye inyembaraga Imana wizeye n'umutabazi Imana twizeye inyembaraga Imana twizeye n'umutabazi abenshi bagukura w'amaboko Imana ntiyakureka abantu benshi bakwibagirwa Imana ntizakwibagirwa Imana wizeye n'inyembaraga Imana wizeye n'umutabazi ujya mu gahinda Imana yabitsemo igisubizo ujya muri ayo marira Imana yabitsemo igisubizo ujya mu gahinda ufite Imana yabitsemo igisubizo ujya muri ayo marira Imana yabitsemo igisubizo uyu mwanya ntiwakibona ugishatse ntiwakibona nagira ngo nkubwire ko Imana yakubikiyemo igisubizo utavuzwe ntabwo wabasha gushima utaneguwe ntabwo uzaririmba intsinzi utavuzwe ntabwo uzabasha gushima
utarize nta ntsinzi uzabasha kubona. Ndagira ngo nkubwire ko Imana wizeye no mu marira ishiramo igisubizo, no mu gahinda ishiramo guseka, no mu marira mama ishiramo igisubizo, no mu gahinda papa ishiramo amashimwe, no mu marira mushiki wanjye ishiramo igisubizo, no mu gahinda ishiramo amashimwe. Imana wizeye ni imbaraga, Imana wizeye izakuvura ibikomere, Imana wizeye izakwicazanya n'abakomeye, Imana wizeye izahindura amateka yawe, Imana wizeye izakuvura ibikomere, Imana wizeye izaguhoza yuri kurira, Imana wizeye izaguhoza amarira. Komera. Ndajya nkubwire ngo hatabaye kurira ntiwazabona gushima, hatabaye kuvugwa ntago bazavuga ibyiza, hatabaye kuvugwa ngo abantu bakuvuge bagusobanure ntago hazabaho kuvugwa neza, hatabayeho ngo bakunegure ntabwo wazashimwa, hatabayeho ngo bagutaramireho ntabwo hazabaho kugutaramira ku munsi w'ubukwe bwawe. Reka babanze bagutarameho. Haleluya. N'ubu buhanuzi nushaka ubwaki hatabayeho ngo reka babanze bagutaramireho bakuvuge uw'ikiganiro. Hari umunsi bazatarama ngo uburyo umwana wacu yakoze ubukwe bwiza. Haleluya. Iyi ndirimbo ijana n'ubuhanuzi kuvuga ngo Imana wizeye ni inyembaraga, Imana wizeye ni umutabazi, Imana twizeye bene data ni Imana itarobanura ku butoni. Abantu bararobanura ariko Imana yo ntirobanura. Ndimo numva hari abantu Imana igiye kurengera, Imana igiturengera. Ndagira ngo mpumurize umuntu wese uri kurira, cyangwa umuntu wese uri kuvugwa, cyangwa umuntu wese uri mu gihe cyo kwigunga, mubwire ngo mu gihe cyo kwigunga habitsemo kuzaseka ukishima. Uhumure. Ndagira ngo ubwire umwuka w'Imana namubwiye ngo humura. Ndagira ngo ubwire umuntu uri kurara akora imibare yo kunazabaho yo kunazarya akabona ntibigukunda, ndagira ngo mubwire ngo Imana imubikiye kuzajya abika kuri konte, akazigama akavuga ngo kuri konte hageze haya ngaya. Ugomba kubanza gucamo, kubanza gukora imibare, ukajya ukora imibare ko bati ese biraza gucamo kugira ngo bicemo, ndagenza gukenera kugira ngo Imana irebe irimo iri kureba uburyo uzazigama. Ndagira ngo mbwire umuntu uri nzengerejwe n'ubukode, uri muri gusohorwa buri munsi mu nzu, bamusohora mu nzu, reka babanze Imana igushakira ubuhamya. Reka Imana ibanze bashakira ubuhamya, bavuga ati ni ukuri basaze nta nzu nta yabo bagira. Upfa kubona uko yishyura 30, niba utanakubona umenye ko hari igihe kizagera ugakodesha ukajya uvuga ngo nanjye mfite amapangayi. Ariko uyu munsi reka Imana igushakira ubuhamya. Ubuhamya buva mu bikomere. Reka mbisubiremo, ubuhamya, ijambo ubuhamya ni ibikomere tuba twaraciyemo, ibikomere bikatwigisha abantu, ibikomere bikakwigisha abavandimwe, ibikomere bikakwigisha umuryango, ibikomere bikakwigisha abakome n'aboroheje.
hanyuma imana yabona uburyo wihanganiye mu bikomere, imana ikaza ikagukingurira umuryango igahindura amateka yawe. Dawidi imana yamurindiye mu bikomere mu ishyamba, aragira inama za se, imurindira mu bikomere. Bene data, agira ibikomere, abavandimwe be bariga, we ntiyiga, agira ibikomere. Imana imurindira mu bikomere, imuhishemo kuzaba umwami wa Isiraheli. Ntabwo Dawidi yari kuzaba umwami wa Isiraheli atabanze guca mu bikomere. Yaciye mu bikomere, akarara mu ishyamba, akarara n'intama, akarya ubusa, akaburara, arahurika. Uri guhurika ufite ibigeragezo biri kuguhuragura ku buryo wabuze umwuka, guhumeka n'ibiri gukunda, uri kubona isi yakuguyeho, urabona byagucanze. Ariko reka nkubwire, mu gihe Kristo agifasha amagara yawe, mu gihe Imana twizeye igifasha amagara yawe, ndajya nkubwiye ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho Loshakarabori abandon. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yahindura amateka ku buzima bwawe. Dawidi ari muri butayu, nta byiringiro yari afite by'uko nawe Imana yamwicaza ku ntebe ikomeye. Nta byiringiro. Hari ubutayu umuntu abamo, bene data, ukajya uvuga ati Imana inyimera ibirayi, nta kindi. Imana yo yakureba ikabona uzaba umwami, wewe ugasenga wowe Mana unyimera ibirayi, nunyimera ibiro biri by'uyu munsi ndagushimye. Imana yo yakureba ikabona wowe uzaba umwami. Dawidi aravuga ati Mana undindire intama za data, undindire mu ishyamba, intare n'indubu ntizindye. Imana yamurebe ikamubona yicaye ubwami, yicaye ku ntebe y'umwami, abantu bavuga ati mwami nyiricyubahiro. Ariko we yakireba akabona azapfira mu nama, ijuru ryamureba. Niko riri kukureba, rero yakureba, wowe nikureba ati Mana sazi iwacu, njyewe nta kazi ngira, njyewe byarancanze. Ijuru ryakureba rikabona wicaye mu gihugu cya Canada, wowe wakireba ukabona usaze muri Kicukiro. Ndumva nguhanurire, ndumva afite ibintu byinshi bwami Yesu. Umva nkubwire uko umwuka w'Imana mbwiye, we kureba kuri uwo musozi ukuri imbere, reba Kristo wakuzigamye ntiwapfa muri Covid, reba Kristo wakuzigamye ntiwapfa mu ntambara, reba Kristo wakuzigamye imoto ntizagukubita, reba Kristo wakuzigamye ntiwaruha. Haleluya! Reba Kristo uguhagazeho, reba Kristo wakurinze ukiga mu bikomeye ukiga. Uzi hari agakobwa bitaga kitwa Esiteri muri Bibiliya, mwese muzi. Karireba kakabona kazahora ari imfubyi, kakazahora kakabona ko nta kintu kazimarira, kakavuga ati nzakomeza, nta nubwo nize, nta nicyo nimariye, okay nzajya njyama muri ghetto, nkuko navuga ati nzajya njyama muri ghetto sinzire, okay nta bundi buzima. Kakireka bati okay nimbona ibirayi sawa, nimbona data wacu anizanye ndashima, nta kundi. Ntikari karize, nta se nta nyina kagiraga, ariko kaza kuvumbura ko hariho Imana mu ijuru itabara, gatangira kujya gasenze. Imana irakareba ibona byakabera. Erega nawe byakubera, Imana irakareba iravuga ariko nakuguzi ko byakabera, uzi ko kaba umwami kazi bigakunda. Imana irakareba, Imana ikurebe ibone ko nawe hari byakubera mu izina rya Yesu. Erega nawe ikanzu yakubera, nawe akazi kakubera, nawe kwambara neza byakubera, nawe guhanura byakubera, nawe kuba umuyobozi byakubera. Ngo Imana yakareba katagangaye kabati uzi ko kano kana byakabera. Biravuga ngo Imana yaragahaye uburanga bwiza gusa, igaho uburanga bwiza, ariko nta mashuri nta n'umuryango. Apu gatanyabuza kikosa takavuga ati ubwo Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara. Kakaba uko byamera kose reka nkomere iminsi izahinduka. Waruzi ko iminsi izahinduka? Mbwira umuntu mwicara umubwire ngo iminsi izahinduka. Ndumva umwuka w'Imana amubwira ngo iminsi izahinduka. Igihe kimwe se iminsi irahinduka neza, irahinduka neza, yisanga abaye umugore w'umwami. Bye umwami amugize umugore, bamwambitse ikamba ry'ubwami, yicaye yisanga nawe arimo avuga ngo nta bitabera.
burya umuntu uri kukubwira ngo ntacyo uzapfa wimariye, umubwire ngo rindira ahazaza hanjye. Umuntu wese ugukorogoshora, hari ukuntu umuntu agukorogoshora akagufatira mu kigeragezo. Hari abantu bazi gufatira abandi mu kigeragezo. Hari umuntu uguhengera uri mu kigeragezo akaza agashyiramo urushinge akajya abyiga akajya korogoshora. Umubwire ngo ndindira ahazaza hanjye. Kubwira undi umugabo Daniel mwese muramuzi. Daniel muri bira abantu benshi bazi inkuru za Daniel. Bagenzi be umwami yagiriye neza, yari abageneza bose ari benshi, abagabo mugiriye imishari bagirisha Daniel bagatimva tumugambanire nkuko bari kugambanira. Baramugambanira Daniel, babwira umwami ngo mwami nyiricyubahiro mwami, uburyo tukubona turabona bikwiriye kuba bajya bagusenga, tugomba kujya tugusenga tukagusenga, dushireho umunsi wo tugusenga. Kumbi Daniel bazi ko asenga Imana yo mu ijuru. Ndimo ndahanurira abantu umuntu uri kugambanirwa ko Imana ize kumurengera. Hari umuntu Imana ize kurengera uri kugambanirwa, bajya inama nkuko bari kwinoza. Umwami arabiha ati wamuhanuzi ko ari ukuri koko, nta muntu wanga icyubahiro bene data, nta muntu ucanga, ntawe nta n'umwe. Harabyemeye ati dushyiraho umunsi rwose ubugira umwami uburyo tugukunda rwose. Bwahe baramukunda ko bari gushaka Daniel ngo bazamwice, ariko sara wica uw'Imana yavuzeho. Umuntu Imana yavuzeho ameze nk'umusozi, nta muntu wapfa kumwica, nta n'umuntu wapfa kumuhitana. Imana imuhagararaho. Bivuga ngo ku imisozi gusa i Yerusalemu ni kuwiteka gusa abantu. Ndikababwira umuntu Imana irinze ameze nk'umusozi. Iyo papa umva baranosa biremera, umwami itegeko ararisinyira asohoka rivuga ngo hajyeho umunsi wo gusenga umwami. Bawushyiraho. Umwami ati uyu munsi ejo mu gitondo bazasenga umwami. Abagambanyi bajya gucunga Daniel basenga umwami. Umwami Daniel avuga ati harasengwa Imana yo mu ijuru gusa niyo nzi ngewe nzi. Daniel niyo nzi yonyine. Barebye basanga Daniel babo uri Imana ihindura amateka, uri Imana uri tata twese, uri umucunguzi, uri umutabazi. Baravuga ati ntabwo ari gusenga umwami, ari gusenga Imana. Bibira baravuga ngo ahantu twamufatira nta cyaha agira, ntituramufatira mu bindi byose, cyokora tumutega Imana, turamufatira ku Mana kuko baramufashe ko rwose. Ariko umva nkubwire ahantu hose shitani yagutegera uri kumwe n'Imana, imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe, Imana izagutambutsa iyo mitego bari kugutega mu izina rya Yesu. Daniel babwiye umwami ati do itegeko ntabwo yaryubahirije. Okay, umwami wasinye itegeko utera ukashika utazagusenga azajugunywa mu rwobo rw'intare. Okay, intare hariya zihora ziri tayari zigomba kurya umuntu wagusuzuguye. Ati nibyo itegeko ari cyo rivuga ati ntacyo nararyejeje. Okay, ngo umwami areba Daniel amwa ngo Daniel Imana yawe ukorera irakurokora. Harageze ko dukizwa ku buryo n'umutazi Imana atureba akatubonamo agakiza akavuga ati Imana yawe ukorera izahindura amateka yawe. Amuga ati Daniel Imana yawe ukorera sha ziriya ntare abaramuhanuriye dukene ku ibyubamo, aho wirirwa, abaturanyi, mu kazi kawe, aho ukora, birakwiriye yuko bakubonamo Imana, bakakubonamo agakiza, bakajya ngo Imana yawe wizeye izagutabara. Nyabuga tubwo n'umwami bihanuye birashoboka ngo baramufata bamujugunyamo. Inshuti bamujugunyamo basanga Imana yabwiye intare ngo mwantare mwe mbohereje umushyitsi. Umushyitsi uze ntaribwa, ntabwo aribwa si inyama, hari izindi nyama nabateguriye. Uje ntabwo aribwa, mumurindire umutekano. Reka mubwire Imana wizeye iguha
duhagarare ku munsi mu izina rya Yesu. Harageze ko umuntu ukorera Imana, umuntu uvugira Imana, umunyamasengesho, umuntu usenga Imana, Imana ibana nawe, Imana izabana nawe no mu ntare no mu bihe bikomeye. Imana izabana nawe no mu bihe by'uburwayi. Imana izabana nawe. Ngo bamujugunya mu rwobo rw'intare, intare ziramureba, ziramwihumuriza, zikazimureba, zifata uyu ntaribwa, zikamuzenguruka ati kandi twagutapfuna tuyu ntaribwa. Ziramureba bamusigaho, zirarana nawe, zikabata uyu muntu wamutapfuna takora uyu ntaribwa. Ese uzamarozi umaze gusimbuka nturibwa? Y'uburibwa waribagiranye. Batwaye imyenda y'imbere ntacyo byagutwaye, baguteje umutwe ntiwapfuye, baguciye umugongo Imana yabanye nawe, bacukuye inzobo Imana iradisiba, banuye imyenda ngo bayikuzingireho Imana ibana nawe, barara bacuragura Imana ibana nawe, barara bamena ibintu hejuru y'amabati ukumva ni nk'umunyu wamenye hejuru y'amabati Imana ikabana nawe, baravunitse batanze yabo Imana yabanye nawe, baracishije Imana yabanye nawe, barakuvumye Imana irakuvumura, baravuze Imana ibana nawe. Hari abantu Imana ihagarara ikavuga ngo aba ntibaribwa, mwanaremwe nimubarye. Tro enekosika mandora. Ntabwo uribwa. Bwira dayimoni ngo nje ntabwo ndibwa. Bwira ikigenge ufite ngo nje ntabwo ndibwa, simpekenyeka. Ntabwo bahekenya. Abantu b'Imana ntabwo bapfa gufata gusa ngo uhekenye. Danyeli aratuza, agubwa neza, intare zimuhindura umutekano, arasinzira avuga ati ubwo umwami Imana izantabara. Niki gituma namwara ngo arisinzira. Intare zirara nawe. Imana ikagize ati mwitware neza n'abateguriye inyama. Nduza abantu Imana igiye gutabara. Haleluya! Imana ikayo ati mwe mwitware neza mwanaremwe, mwubaha uwanjye, mwubaha umwana wanjye. Bamucukuriye urwobo kandi urwo rwobo ntacyo rugomba kumutwara. Bamucukura urwobo barabasonzesha, ntibabagaburiye kugira ngo mumurye. Mumwubahe n'umushyitsi mwiza, n'umushyitsi mutagatifu, n'umushyitsi wubasha Imana. Iyo uri umushyitsi wubasha Imana uca mu muriro ntacyo gutwara. Iyo wubasha Imana uca mu marira ntacyo ya baba, uca mu muriro, uca mu bibazo, uca mu madeni, uca mu bukene, uca mu magambo, Imana ikabana nawe. Intare ziravuga ati twubaha fande w'ijuru, twubaha Imana, twubahe twihangane. Zikamuzenguruka zikavuga ati ntabwo aribwa, batubwiye ko ataribwa kandi turashonje. Ijuru ati n'abateguriye inyama. Mu gitondo umwami aza kureba, aza asanga Danyeli arimo ari gusakuza, arimo aratabaza Danyeli. Umwami aravuga ati mugaragu kundwa Danyeli, Imana yakoreye abashe kukurokora. Ati Imana yambonyeho ko nta rubanza afite, nta cyaha afite imbere y'umwami ndetse n'imbere y'Imana, n'imbere y'abantu hose nabaye umwere, nta cyaha afite, nta n'umutima ucura urubanza. Bamuvanamo. Nshuti yanjye, ahantu abarozi bagutaye Imana ije kukuvanayo ntacyo ubaye. Ahantu abarozi bagutaye Imana ikuvanyeyo nta n'umwotsi ugucumbyeho. Ahantu bagujugunye, ere watakosikama, ahantu bakurogeye Imana ije kukuvanayo, kandi Imana kuvanayo ntabwo irabirekeraho. Ihora inzigo. Imana yacu ihora inzigo. Baba umfa. Bamuvanamo. Umwami yari yabitahuye, ijuru ritahure ko hari urugamba mazeho imyaka myinshi. Ndahanuye mpagaze imbere y'iyi kamera, ijuru niritahure Yesu Kristo, Imana Data n'Umwana n'Umwuka we nibatahure ko umaze igihe ku musozi w'ibigeragezo byagucanze. Ijuru rihora inzigo ku migambi y'abakonikoni ku buzima bwawe. Umwami aravuga ati sha mwamenze ubwenge, ngira ngo ni icyubahiro mu mpaye,
kumbi mushaka gufatira Danieli mu kibazo. Ahita babwira ati hanyuma rero mugende muzane babagabo bavuze ngo Danieli ajugunywe mu rwobo, mubazane mufate n'abagore babo n'abana babo mubazane. Umwami atuma y'ingabo bajya kubazana. Hari ibintu Imana igiye kukunigira, hari ibintu Imana igiye kugukubitira, hari ibintu Imana igiye gushwanyaguza ku buzima bwawe. Hari imbaraga ndi kubona zimaze igihe zikuzengereza Imana ije gukura ku buzima bwawe. Hari igisuzuguro Imana ije gukura ku buzima bwawe. Tawashika ewe tata we, hari ibintu Imana ije kumwaza bikamwara. Hari ibintu Imana ije gucecekesha ku buzima bwawe. Arababwira ngo mugende mubazane. Barajya kubazana barabwira ati uhumure, iziriya ntare ntabwo ziryana. Ewe tata we, ati ntabwo ziryana, nadenyereranye nazo ntizamuriye, nadenyereranye nazo ntabwo zamuriye. Kuva ejo muhumure, niziturya komba Imana yatubwiye ati mwihanganiye inzara mwantare basaniye inyama. Nduzi umuntu bari kurucukura, ariko si wowe uzarujyamo. Ubwo bari gucukura nibo bazarujyamo. Ene watayasika, ubwo bari kukugambanira bazashiduka ari b'Imana, umushibuka ubashibutsiye. Hari igihe umuntu atega umutego bari we ushibukana. Iyo mitego yose kuri imbere, ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Iyo mitego ikuri imbere, komera humura. Ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Imitego y'amagambo iyo niyoroshe, imitego y'amarozi iyo nikoroheye, imitego y'inzingo iyo nikoroheye. Komera shikama, mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Mw'ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Iyo bahindi utabizi, Imana izayigukiza. Abashaka kudindira, abo nibo bazadindira. Mw'ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Imitego y'ubugumba bacize imbere yawe, mw'ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Imitego y'uburwayi iri imbere yawe mama, mw'ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Yewe nshuti y'Imana, komera humura. Mw'ijuru hari Imana ibasha kuyigukiza. Imitego y'uburwayi, uburwayi zidasobanutse, mw'ijuru hari Imana ibasha kubigukiza. Ibyo bikuzengereje Imana irabigukishije. Ibyo bikubujije amahoro Imana irabigukishije. Ibyo bitumye udasinzira Imana irabigukishije.
iby'abarozi bashize imbere yawe dore Imana irabikurengeje. Mu ijuru hari Imana ibasha kubigukiza. Mu ijuru hari Imana ibasha kubigukiza. Mu ijuru hari Imana mama ibasha kubigukiza. Ayewe mugeni we komera komera. Mu ijuru hari Imana ibasha kugukiza. Iyabanye nawe cyagiye Imana ikomeye. Mu ijuru hari Imana yo ibasha kugukiza. Nduzi umuntu bari bavuga ngo arabukoze ariko agomba guhita apfa, ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo iyo mitego yose mu ijuru hari Imana ije kuyigukiza. Uyu ni umugeni wakoze ubukwe, barangira ngo ubwo aducitse akaba bukoze duhite dushakisha uburyo pfa ari umugeni. Imana iguhaye kurama. Haleluya! Imana iguhaye kurama. Imana iguhaye kurama. Bantu b'Imana mumurikirane kuri gusengarwa. Ndagira ngo ubwire Imana umutima ngo Mana ndifuza kurenganurwa nawe. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana ndifuza ko wahindura amateka ku buzima bwanjye. Ndagira ngo ugire icyifuzo muri kano kanya, ubwire Imana ufatanye nanjye muri kano kanya. Ubwire Imana ngo Mana ndifuza kukubona mu buzima bwanjye, ndifuza kukubona mu gihugu cyanjye, ndifuza kukubona mu muryango wanjye, ndifuza kukubona mu mashuri yanjye, ndifuza kukubona mu rugendo rwanjye, ndifuza kukubona mu byifuzo byanjye. Ndagira ngo ufunguke mu kwizera, uzamure ukwizo bw'Imana ngo ndifuza kubona muri kano kanya, kuko inzo abarozi bacukuye Imana ije kuzikuvanaho. Iri jambo mu gitabo cy'Imigani ibice 15 ku murongo wa 29 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba, Uwiteka kumvire mu kazi kawe, Uwiteka kumvire mu marira ufite, Uwiteka kumvire mu byifuzo wicaranye, Uwiteka kumvire mu rugendo ufite. Ngo Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi. Ntabwo Uwiteka yashyigikira inkozi z'ibibi, ntibishoboka. Aziba kure, aba kure y'abanyamagambo, aba kure y'abarozi, aba kure y'abagambana, aba kure y'abicanyi, aba kure y'abanyamashyari, aba kure y'ibirara y'ababa y'ibinyamafuti. Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Uwiteka yumve gusaba kwawe, Uwiteka yumve gusaba kwawe, Uwiteka aguhe gukiranuka. Namara kuguha gukiranuka arumva gusaba kwawe. Nta kindi cyarengeye Daniel ni ugukiranuka. Yari yarazigamye gukiranuka, bituma abari bateguye imitego yo guhitanya Daniel aribo bapfa. Bibiliya iravuga ngo babajugunye mu rwobo rw'intare, intare zibasamira hejuru, ntizarindire ko bagira mu rwobo, zabasamira hejuru zibamenagura amagufa. Imana igiye kumenagura imbaraga zimaze igihe zikuzengereza.
mpagaze ahamanura ku buzima bwawe ko hari ibintu Imana izi kumenagura byari byaritambitse imbere yawe. Uwiteka kumvira, yumva gusaba kw'ababyeyi, yumva gusaba kw'abakobwa. Icyo nkundira Uwiteka, ntarobanura ku butoni, ntareba ngo uri umudive, ngo uri umukatolika, ngo uri umwadeperi, ngo uri umwa idini ubamo iryo ryo ryose. Iyo ukiranuka Uwiteka abana nawe. Ntareba ngo uritangiye, ntareba ngo uri imfubyi, oya. Uwiteka yumva gusaba k'umukiranutsi. Ese ukeneye gusaba umugabo utagira icyo atanga? Ni Yesu Kristo. Nta kintu gishobora gutuma umusaba akaguha, ni ugukiranuka. Wirinde ntakube kure, wowe uzigame gukiranuka. Ibishuko ni byinshi, ibintu byatuma Uwiteka kuba kure biruzuye muri kino gihugu. Aho uri hanze ibintu byatuma Uwiteka kuba kure birahari, ariko wifuze guhora uri umukiranutsi, kuko yumva gusaba kw'abakiranutsi. Nawe wavuga udedemanga ukiranuka, Uwiteka arakumva. Nawe wavuga uca amarenga ukiranuka, Uwiteka arakumva. Nawe wavuga usinziriye, Uwiteka arakumva. Upfa kuba ukiranuka. Mushiki wanjye, wirinde ibintu bishobora gutuma ubwiza bw'Imana bukuvaho. Papa, wirinde ibintu bishobora gutuma ineza y'Imana ikuvaho. Mubyeyi, wirinde ibintu byatuma ubwiza bw'Imana bukuvaho. Muhanuzi, munyamasengesho, wirinde ibintu byatuma ubwiza bw'Imana bukuvaho, kuko Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi. Iyo ugiye mu byaha uba utaye Uwiteka mu nzira, akuba kure, aguhungira kure. Iyo uvuye mu byaha ugakizwa, yumva gusaba k'umukiranutsi. Amahitamo ni ayawe. Tekereza, wahisemo iki? Wahisemo iki? Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Ese urakiranutse? Nimba utarukijijwe, hita ubwira Imana ngo Uwiteka mbabarira ibyaha byanjye. Fata umwanya ubwira Uwiteka ngo Uwiteka nkura mu gitabo cy'urupfu, yandika mu gitabo cy'ubugingo. Mbabarira ibyaha byanjye nakoze byose. Nimba nta n'umukozi w'Imana uri hafi yawe, hita upfuka mu bwira ngo Uwiteka mbabarira ibyaha byanjye. Nurangiza ubwira ngo Uwiteka umpa amahitamo meza, ugire umutima mwiza, uvuye ngo mfashe icyemezo, amahitamo yanjye sinzongera gusubira mu byaha. Uwiteka azumva gusaba kwawe. Umuririmbyi rero ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ndagira ngo usengere inshuti yanjye, nawe sengere. Uracyakizwa? Uracyatinya Imana? Ko Imana igiye gushyira amata imbere y'abayubaha, uracyakishijwe? Va mu gihiri tumaze iminsi tuvuga ngo abantu bave mu mwuka w'idini bamenye agakiza. Tumaze iminsi tuvuga ngo abantu bareka umwuka w'idini bakiriye Yesu nk'umukiza bakizwe. Idini nta hantu ryakugeza. Udakijwe uri mu idini ntacyo byakumarira. Kuba umwadepe udakijwe nta kintu byakumarira. Kuba umudivu udakijwe ntacyo byakumarira. Kuba umwagika idini rye ryose ngeramo udafite agakiza zero. Ufite agakiza, Uwiteka azumva gusaba kwawe. Ndagira ngo usengere. Ndagira ngo ngusengere. Mu gicuku cya nijoro nta muntu kureba, ntawe wahamagara. Yesu arakumvishije, ahinduye amateka yawe. Mu gicuku cya nijoro
muntu wahamagara Yesu arakuvishije ahinduye amateka yawe aguhaye guseka wari warabaye umurakare aguhaye indirimbo mukobwa w'Isiyoni we turagaruririmbe aguhaye guseka aguhaye kunezerwa mukobwa w'Isiyoni we turagaruririmbe shima 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 Imana yawe igusimbukije igikombe cy'ibidandabiranya amarira n'umuborogo abihinduye ibyishimo mu gicuku cya nijoro nta muntu ukwitaho ntawe wahamagara Imana irakurengeye lashakaraboria mandoreboria mu gicuku cya nijoro wabuze ubutabazi nta muntu wahamagara lasharabon Imana irakurengeye turagara uririmbe dore ineza y'Imana ishime nawe dore ineza y'Imana hari igicuku kiba ku muntu izuba rirashe hari igicuku kiba ku muntu aje arimo mugenda mu muhanda hari igihe bwira ku muntu bukakwiriraho izuba rirashe abantu bareba bakabona izuba riracanye wowe wakibona ukabona uri mu mwijima uwo niwe muntu manuriye umwuka w'Imana arambwiye ngo Imana imuhojeje amarira mu gicuku cya nijoro hari igicuku umuntu abama bavandimwe ntibabimenye inshuti ntizibimenye yewe ugapfira mu ifiyeri abantu bakajya bavuga ati wanatugurije mwana wabaye udutije basi na miliyoni nk'ebyiri uri mu gicuku cya nijoro va mu gicuku mu izina rya Yesu hari igicuku umuntu abamo abantu bakajya bavuga ati mabuze aratambutse bose aratambutse abarozi baraguteretse mu gicuku cya nijoro umwuka w'Imana arambwiye ngo muri aya masaha yo gusenga Imana ikuye abantu mu gicuku cya nijoro ntabwo ndimo ndavuga rya joro umuntu aryama akirusa amakuvura agasinzira ndavuga umunsi mubi ujuza ku muntu ukamwiriraho Imana ikurinze umunsi mubi Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ishobora byose uri se umwami wacu Yesu Kristo hari abantu uhaye agakiza hari abantu uruhuye hari abantu ukuye mu rwobo hari abantu ukijije indwara hari abantu uvuye ibikomere hari abantu uhaye imbaraga hari abantu ukuye mu gicuku cya nijoro hari abantu uhojeje amarira Lone Bodre ene Mandola ndasenge umuntu wese wari udukurikiye ngimbaraga zawe gukomera kawe ibihe byiza byo gusenga bikomeze byome ko buri muntu wese icyo twirukanye ni imbaraga z'abakonikoni imigambi ya shitani yose
iburizwemo. Ubwiza bw'Imana bwanze kuri buri muntu wese. Ducyasha imyuka mibi, ducyasha abazimu, twirukanye uburwayi, abarwayi bakize, abarusha baruhure, ufashe imfubyi, ufashe abapfakazi, abafite imishinga bari barazimije, barabateretse mu gicuku cya nijoro, imishinga yabo wongera uyihagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Abari bari kwiga byabananiye ubaha ubwenge, abari gusengera ibyangombwa ubibahe, buri muntu wese umwereke kuri Imana, utanga ikimenyetso cy'ibyiza kuba kubaha, kandi utakubaha nawe umuha imbaraga zo kukubaha, kuko yibi dusengeye hariho n'ubugingo, hariho no kuzabana n'Imana, hariho n'ijuru. Tukiri hano mu isi uzaturemera ibidutunga, ariko uzaduha n'ijuru Uwiteka. Ndasaba buri muntu wese udukurikiye ngo umuhe imbaraga zo gutsinda icyaha, kandi unatararize imbaraga zamurwanyije, umuhe kugira agaciro, umuhe gushimwa n'abandi, umuhe kuvuga Imana, umuhe gushima. Kandi umuntu wese wari udukurikiye urwaye, umuntu udukurikiye afite intimba n'agahinda, ubisimbuze ibyishimo mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana akagaruka ndetse n'indirimbo. Yesu abagiye neza. Bye bye.